mbona umusirikare aciyeho yubaha imbunda afite yubaha uniform mbona we nta kiri ndabaza ngo ariko se ubuwe ntiyarashonje ndamwejyana bazana ari kafani turimo kuvomamo twaricyokuriwe na sogokuruza Yakobo umuyuda tukaba abasamariya twebwe nawe duhuriye Kimanuka official umuyoboro w'ivugabutumwa ryagutse binyuze mu ijambo ry'Imana mu ndirimbo nziza ziryoshye ubuhamya amafilime y'ivugabutumwa tukwibutsa gukanda subscribe like share ndetse na comment. Ukeneye ibikoresho by'amashanyarazi gana Pierre Celestin Sabyumva. Ukeneye gukora installation ku ma etage, ukeneye gukora installation ku makadastre cyangwa se ukeneye gukorerwa installation mu nganda ndetse n'ahandi gana Pierre Celestin Sabyumva. Ukeneye insinga z'amashanyarazi yaba zikurura umuriro ziwuvanya mu ntera ndende ibirometero byose wakifuza gana Pierre Celestin Sabyumva. Niba ufite ibitaramo cyangwa ufite ibindi birori ushobora gukenera projecteurs zagufasha gana Pierre Celestin Sabyumva. Ushobora kumamagara kuri 078 52 44 25 9 078 52 44 25 9 Pierre Celestin Sabyumva. Ntahandi wamusanga usibye hariya mu Gakiriro ka Gisozi aho ngaho neza rwose ucyagera ushobora kumamagara kuri telefone zawe hanyuma mukavugana ku biciro byo hasi cyane na Pierre Celestin Sabyumva. Naroni bikubitira hasi imbere bubamye imbere y'iterano ry'Abisirayeli ryose ryari iteraniye. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ryateranye ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ni igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi nimutinye bene icyo gihugu. Ego ndavuze ngo nimutinye bene icyo gihugu uko cyasa kose nuko basa kose nimutinye bene icyo gihugu tuzabajya nk'abarya imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye tuvugane ngo amen. Dusome igitabo cy'Itangiriro tuvuge amagambo kandi nakomeje kumva ko inyuma hari abandi bashyitsi n'ejo dufite abandi nawe uzaze uzarebe ineza y'Imana uzaze nanone kandi dufite n'abandi. Itangiriro 16 usomye umurongo w'9 haravuze ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ati subirayo kwa nyokobuja wemera ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati nzakugwiza we n'urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati dore uratwita uzabyara umuhungu uzamwita Ishimayeli kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe hagati y'abantu azamera nk'imparage azagira subiremo hagati y'abantu azamera nk'imparage azagira undi muntu wese umuntu wese umubisha we n'abandi bose bazamugira umubisha wabo azatura imbere ya bene se bose tuvugane ngo amen. Muraho uyu mugoroba tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo ibihamya mu rugendo birakenewe. Ibihamya mu rugendo urimo birakenewe kandi ibi bihamya turimo twamaze kumenya ko ari ugufukura amariba. Aya mariba tugiye gufukura yarasiganiwe. Aya mariba turi gufukura yagishijwe impaka. Aya mariba tugiye gufukura afite amatiku. Aya mariba tugiye gufukura byatangiye bigoranye kandi twamaze kumenya neza ko iyo umuntu yihanganye
agakomeza agatitiriza ntarambirwe, bijya bimubera inyungu bikamubera umugisha, kuko igihe kigera agakurwaho hari amahane akajya ahandi heza hagutse hitwa Rehoboti. Amen. Hanyuma dusomye ijambo ngo ndi Abisirayeli. Aba ni abagabo bari bagurutse, Imana yari ibatumye kandi bari baravuganye nayo. Hanyuma Mose arangira avuga ngo abantu bafitiye icyizere, reka nanjye ntoranyemo. Ndashimira Imana yahereje ubwenge Mose, ntabwo yamubwiye ngo utoranye 6, kubera ko bashobora kuza bakareba isina, wabaza atari ko ahantu mwagiye byagenze utati bati hari shitingi, hari akababwira ngo hari twarabibonye. Hanyuma akuramo 12, arababwira ngo nimugende mujye muri Kanani munzanira amakuru y'imvaho. Haleluya. Amen. Bwira ngo muzane amakuru kandi aya makuru abafatika, naba ari izazo paya na zazo mene gusa, muzane ibintu bigaragara kiyo musenga ikora. Haleluya. Haleluya. Naba ari ibintu byo gusimbuka, naba ari ibintu byo kudodesha amayinifomu gusa, naba ari ibintu byo kuba mu matorero no kwitwa amazina menshi, ahubwo muzane ibihamya kiyo mwagumanye nayo yakoranye namwe. Mose arabahagurutsa arababwira ngo nimugende, ndabizi neza ahantu tugiye Imana yavuze ko izahadutuza, ariko nkeneye amakuru agaragara kandi akura muri mwebwe. Bibiliya yavuze ngo barirukanka bagerayo, bagezeyo buri wese atangira gutata. Umwe ati mbonye abakobwa bafite mu nda zeru, babyibushye, mbese barabyibushye bameze nk'ibitunguru. Abandi bati kandi nabonye ntuzagenda nk'imbata bitewe nuko ateye, nabonye ntuza ari muremure, nabonye yaririmba, njyewe nabonye uri atari korasi aragenda nkagira ngo araza. Ubundi nabuze ibyari byo ni ibiki, amakuru barayatanga. haleluya. Narayazana avuga ati kandi nabirebye neza, nabonye hari abagabo banini, nabitegereje we nabarebye, nabonye nubwo basenga babana n'abarozi. Ati harasi nahava, bati kiriya gihugu cyegeranye na Tanzania, bafite imbaraga bakuri Dar es Salaam. None njyewe rero ntago natura Kirehe, ahubwo byaba byiza ko nakimuka nkagenda. Ukabwo byumvise ati nta muhungu uzandambagiza aveda, saro byumvise ati nta mukobwa nashaka, ubwo byaruta nkajya gushaka ahandi. Buri wese azana inkuru, 10 bose babona inkuru, nta n'uwigeze avuga inkuru nziza. Bati habegi beza imyumbati, ariko umuntu uyireye arapfa. Undi ati weya, iyo wubatse inzu bayirara hejuru bakarara bayibyinaho bushiduka yaguye. Undi ati weya, burya habayo n'abacuraguzi barara babyina. Yewe undi azana inkuru ngo bose bazikorere, bose bazi imbere ya Mose. Hera kuri Rudomo, ati Rudomo ubonye iki? Ati cece dushingiye abantu tubonyeyo ba Damascene na ba Korode nibareba nge mbarimo kabisa, nuguteruza kamwe nkabanjugu bakabaranjugu. Rero bitewe n'ubucagara twakoze sinabaye. Mose ati cyambere genda didimanga, 2 nta n'amashuri, 3 nabaye mu bunyagi igihe kirekire, 4 gituma nkeneye ko mwagombaga kuma amakuru. Njyewe narajugunywe njugunwa mu rufunzo, nuko ingona zangiriye imwe nabundi zari bundireye. Ati rero ubwo njyewe baza nta n'ukunga, nta n'ukwirwa banterura, n'ukundeba gusa bavuga ngo he nkayitanga. Mose ati Unati wabonye iki? Ati nge nababonye, nabonye bikaraga, nababonye, nabibonye, nabyitegereje. Unati ceceka nkubwira inkuru, wabonye neza, wababonye. Muntu uvuga inkuru idafite ibihamya agerageza no kwifata uko bidakwiriye. Merutse gusanga abantu babiri bari kuvuga mugenzi wabo mu gasantere kacu. Nari mvuye mu modoka nari nababwira ni muvuge vuba, size inyuma namwe babavuga. Baravuga iki faranga? Baravuga iki? Yego man, ngo natwe baturiho. Ibyo mwavugaga nibyo bari kuvuga. Hari ikindi.
umwe ahita ataha turamuca undi turamuca. Avuga se ubwo sinkirira inkuru irarangiye kubera iki bintu bavugaga bari barabyumvanya abandi. Undi arahagera ati wowe none ati ngewe nabonye hari abana n'amazi kuyabona ni hatari, kugira ngo uzubake ni hatari. Ntabwo tuzagira imibabaro twagize, ntabwo tuzagira imiruho dufite, ntabwo tuzagira inyota yatwishe, ntabwo tuzagira agahinda katwishe ngo tujye kuba hariya hantu. Mose ahita agira ubwoba. Haleluya! Arangije agira ubwoba, umutima urahagarara, ariko agiye kumva yumva umuririmbyi waririmbye avuga ngo ntazasiga nk'imfubyi, ntabwo azamemukira. Avuga ngo murambeshwa no kwizera Yesu. Avuga ngo ajya nungisha amano yo mu ijuru. Avuga ngo anyurura mbabaye akankiza amakuru. Ahita abaza ati ko muje muri 10 ibyo bintu ni ibice ati ntegereje abantu babiri. Ndagira ngo nkubwire ngo mu rugendo urimo uyu mwaka ukeneye ibihamya. Uwacu yara ariko Yosuwa yavuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nawe ufite amahitamo yo guhitamo uwo wakorera. Amen. Ndakwibutsa neza ko twe nubwo turirimba tukaririmbira mu nsengero n'abandi bahisemo kuririmbira mu tubari, ikintu kisigaye kintera ubwoba dusigaye tumeze nk'abaririmba mu kabari kandi turirimba mu rusengero. Kubera iki? Dukopera ibyo dukwiye ku kabari tukabizana mu rusengero. Icyambere dirigente azana ikorasi akavuga ati imibaro yanjye ni kayiza, ati nyirambegeta agahita aza ati we ntabwo ubizi, ati ririmba ahamba nati ahamba nati ahamba nati ahamba nati. Mama Mahinda wazaje kumva ijambo ariko se ko numvaga ari amabati bavugaga iki? Kumbi yabonye bismena nawe ari kwicanga ati buri nishyama amabati baragera barabona ari byo byiza. Banati mujyadura ati ko numvise ari amabati ibintu bavugaga nibi. Eguze ibintu byari biri mu kabari bikaba bije no mu rusengero, ubundi biragenda bite? Ukeneye ibihamya by'ahantu uri, ukeneye ibihamya. Avuga ngo ko natumye 12 muri he Yosuwa na Kaleb. Impamvu batinze bafite ibintu bikoreye. Haleluya, haleluya. Impamvu bakererewe bafite ibintu biri kubavuna. Bikoreye imizabibu bayizanye, bikoreye amazi bayazanye, bikoreye ibintu bigaragara ntabwo ari inkuru gusa. Imana inyuranye ibihe bikabaho itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe tubabaye nabwo niyo iyihamagaye umuntu narara ku isi irakomeye. Hejuru yayo na yindi Mana iriyo. Sinkurumimbano dufite Imana, Imana ikomeye. Haleluya. Mugabo witwa Yosuwa akazajya areba Kaleb akamubwira ati wibuka ibintu yavuganye natwe turi Kadeshi y'Ibaruneya. Urabyibuka ko hari ibyo yavuze abantu basinziriye turi kuyihendahenda. Undi turabyibuka we ko yavuze ko nitwambara ubusa izatwambika. Undi turabyibuka we ko yavuze ko nubwo dusuzuguritse tuzaba bakomeye. Batangira gukomera avuga ati none rero tuzana amazi tujye kwereka Mose ngo baza bikoreye ibibavuna. Ndagira ngo nkwibutse kuba utinze gutabarwa ntago ari uko yakwanze, hari ibyo wikoreye bizatuma abandi bakomera. Haleluya. Kuba utinze gusubizwa ntago ari uko yakwanze, ahubwo irimo irarema ibihamya kugira ngo abari inyuma yawe bazamenye ko gusenga kugira umumaro iyo umuntu abitinzemo. Muraho. Haleluya. Kaleb na Yosuwa bikorera ibintu bagera imbere ya Mose, basanga Mose agahinda kamwishe, basanga umubabaro wamwishe. Bamubwiye ngo amariba ya mbere barayata
bamutonganiye, bamubwiye ngo aya kabiri bayagishije impaka, bamubwiye ko nubwo yubatse atazarutindamo, bamubwiye ngo nubwo yize ntazabona akazi, bamubwiye ngo nubwo asenga ntazasubizwa, bamubwiye ngo nubwo akora ntagazunguka, bamubwiye ngo nubwo yorora ntago zizagwira, bamubwiye ngo nubwo ahinga ntagazeza. Inyuma haza abafite ibihamya. Haleluya. Mose agira ubwoba, Mose ariheba, Mose umutima uramujya, ngo agiye kureba abona abagabo baje bikoreye, barangije bamuhisha ibyo bazanye. Amen. Barabanza baramubaza ngo abantu baciye hano bakubwiye iki? Ati wareka, mfite umubabaro, bavuze ngo igihugu tugiyemo dushingiye imbaraga ababyeyi bakoresheje. Ndakwibutsa ko abagore barimo bakiri muri Egiputa babumbaga icyondo bakoresheje amashereka n'amacanwe yabo, bari baranyunyutse, nta mbaraga bagiraga, kandi bahuwaga n'umuyaga. Uretse Yesu wibutse isezerano akibuka ko yavuganye nabo kazabambutsa, nta wundi muntu wari bubarengere. Haleluya. Turashimira Imana yandika, n'iki giterane yabyanditse, no kuba turi hano yabyanditse, no kuba mwaje yabyanditse, no kuba turi hano yabyanditse. Yibuka isezerano. Hanyuma ngo Mose atangiye kubabwira ati nta kintu bambwiye, bati n'umunwa bavuze ngo ari abanaki, none se bakwe ni iki cyemeza ko bagiye? Haleluya. None se reka nkubaze, baramutse bagufata hariya mu muhanda, nta Bibiliya, nta ndirimbo, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko wari uri kure yari uri mu masengero, ubundi batagutwayiranye na za haduyi, nturingegera nk'izindi? Bati kugenda saa sita ati mvuye gusenga, ni iki kigaragaza ko uvuye gusenga? Nta Bibiliya, nta ndirimbo, ubundi batagutwanye n'ingegera, nturiyo. Haleluya. Haleluya. Urugero, ubu hano haramutse hatambutse abasirikare bari kuri patrouille bakanyura hanga bambaye uniform, mwagira ikibazo? Batambutse aha bambaye uniform bafite imbunda, mwagira ikibazo? Mugahaguruka mwavuga ati mbabarira nkomeze nicare ndabona bandinze. Ariko hano ni haturumbuka bambaye ibitenge bafite imbunda, ndebe usigara yicaye. Oya, nihagire babiri banyura hangaha bafite imbunda bambaye ingutiya bambaye n'ibitenge, ndebe ko mukomeza gufashwa. Ibyuma nta wabyana, avuga ati mbabarira da, aho kugira ngo nzapfe ejo, kugira ngo umunsi nzapfe ejo. Uri wese ukabona aranyanyagiritse kubera iki? Ni haduyi. Haleluya. Ni haduyi. Ariko iyo ubonye idarapo rimuriho, ukareba inifomu, ukareba intwaro afite, uravuga ati uyu ni uw'igihugu, kandi ndabona ari umunyarwanda, nanjye nkabundi nta kibazo. Haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmbye aravuga ngo njyewe ndi umukristo, ni ikintu gihumuriza umutima. Aravuga ngo kinyibagiza ibyago, naho naba mbifite kinyibagiza ibyago, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya. Yarasanze afite indangagaciro zuko ari umukristo. Ngo hanyuma Mose bamubajije asanga nta kintu, hanyuma baramubaza ngo none se niki kigaragaza ko bahavuye? Ubundi umuntu ukubwira ngo ntago uzashaka, ni iki kimenyetso kigaragaza ko utazashaka? Haleluya. Hari ibintu abadayimoni bababwira, namwe mwangiza mwabyubakaho, namwe mugahita muba nkabo. Impamvu iyo umuntu akubwiye ngo ntuzakama nayimbwa, we yakamye zingahe? Muraho? Iyo umuntu akubwiye ngo ntaho uzigeza, wakugejeje, ngo wenda ushingira hakugejeje, ngo ahandi hazakunanira. Tukugurira akavuga ngo nubwo ntaho uzagera, wasakugejeje. Haleluya. Ngo ntuzakama nayimbwa, ngo yerego ukajya gusenga, Mana bambwiye nabi ngo nizakama na ayowe. Wese yakamye 3, wenda wowe uzakama 2 zonyine. Azibesha agerageze kuri nyakabwani imwe ayifate, urebe uko imugenza, nitamujya nawe uzabishobora.
Haleluya. Nitamujya uzamenye ko nawe uzabishobora, ariko ubwo we atabikoze nawe ntabyo uzakora mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi uko nawe yakugejeje niko izatangirana nawe ikagira aho ikugeze, kuko niyo izi yakuvanye kandi ni nayo izi aho ikujyanye. Haleluya. Hanyuma ngo bamubajije asanga nta kintu na kimwe, bamaze ngo nigigaragaza ko bahageze, bati nta kintu na kimwe. Hanyuma unahita amubwira tumva we zanza bibudufite. Haleluya. Ambwira mwazanira ko umuntu yatangiza igishoro gitoya bikarangiza ageze kuri miliyoni. Tazavuga ati ngewe natangije senyisa ntangira ncuruza sereri na pavuro muri Kabuga, none ubusigaye ndanguza miliyoni. Ati iyo ngiyo niyabanye nani. Mose ati uzi ko bishoboka. Haleluya. Mose bamwere gendo izabana natwe no muri Kanani. Haleluya. Arangira amubwira ijambo, amubwira ngo Uwiteka niba twishimira tuzabajya nk'abarya imitsima. Umurozi ntagukura umutima, wakambakambiye ku mbuga ye ntiyakwica, uragenda ntiyakwica, uriga ntiyakwica, iyakurinze icyo gihe n'ubiracyahari. Mugane ngo amen. Nihagire urusaku rugukanga, nihagire umuntu ugucereza, ndakwibutsa ko yakurindiye mu nda. Mwibutse ko umunsi wavukaga hari abandi bapfuye, indwara warwaye hari abandi zatwaye. Iyakurindiye aho hose niyo ikuremera ibihamya bizakwambutsa. Haleluya. Ngo Mose abonye ibihamya bahita bamwibutsa, amubwira ngo Mose nkubaze ijambo rimwe, uribuka iyagutoranyije ukayobora Abisiraheli nuko wari intyoza? Mose ati ndadidimanga. Kabiri bati niki cyatumye urerwa na nyoko? Kandi nyoko tuzambuka kandi ntago tuzayoba inzira, Imana izatujyana izatugezayo. Dukeneye nanone ibindi bihamya. Mama ukeneye ibindi bihamya, kandi ibihamya urabifite, nukujya wibagirwa. Iyo uganiriye na Satani akanya gato akwibutsa ko yakoranye nawe iri muri wowe. Amen. Nyankunda kuvugira ijambo abarokore abakristo, twebwe turindanga mateka cyangwa turindanga gakiza twibitsemo. Amen. Iyo urebye imirimo y'Imana ikoranye nawe ntuzayishakire mu bandi, uzarebe muri wowe uzasanga Imana yarakoze. Hanyuma ibi bihamya bitume wambuka aho utari bwambuke. Ibi bihamya bituma ukora ibyari byaranze. Ibi bihamya biguhesha amazi aho inyota yarira. Hanyuma umugore witwa Hagari nawe kandi ikibazo kiramuvukiraho, kimuvukiyeho umwana, inzara iramwica n'inyota iramwica, amashereka ye yari yashize. Arangije atakambira Imana, ngo Imana ihita ifukurira ibaho ngaho. Amubwira ngo hembura umwana, muhereza amazi anywe, kubera ko amashereka yawe ataraza. Ndakwibutsa ko impamvu ikubanje mu karu iragira ngo ikwibutse ko umunsi uzanywa amata wari wabanje kubisharira. Haleluya. Hari igihe umuntu abanza mu kazi ko mu rugo kugira ngo abanze yigireyo guteka, ejo naza n'umukozi azamenye ibihiye n'ibyapfubye. Muraho? Haleluya. Hari igihe umuntu abanza mu guhinga, agahinga akanahingiriza. Imana iri kumwigisha ko ejo namara gukomera akagira abakozi azakoresha, azibuke ko nawe bigeze bamurazamo saa 8 zikamugereraho, azibuke saa 6 itabacyura. Haleluya. Hari igihe umuntu yambara bamukuburiye, hari igihe umuntu umwe bamukuburira ipantaro, wakambara aho amarinda kugira ngo ajye aho agomba kujya, ukabona byabaye ijipo. Batari ko sira ni duruwate, sanga byahuye. Ni ikimenyetso cy'uko uzambara, ubaye wipimye ibyo ngibyo. Igihe cyawe cyo kwambara nikigera, amarinda azajya aho agomba kujya.
Haleluya. Hari igihe ujya bagutuka banabigutukiramo ukabiririramo. Ihangane, ni ikimenyetso cy'uko uzajya neza. Ahuri ni ibihamya byo kugira ngo umunsi nawe uzahabwa ikaze ku meza, abazazi wawe nawe uzabakire. Tugiye gusenga. Amariba yari yarasibamye kandi amariba yari yarangiritse, ariko data aracyatanga andi mahirwe ko nawe yagukura hafunganye. Kandi muri iri teraniro data kuremera ibihamya. Haleluya. Akuremera ibihamya, akuremera ibihamya, akuremera ibihamya. Kandi ibi bihamya uze kubyandika biraza kugutambutsa. Haleluya. Hari uwa mbere uvuka abari hagati yanjye nawe ntabariho, hanyuma ayo ni amateka. Ndagira ngo nihute mvuge kuri iri jambo, kuko nazanye ijambo rivuga ngo ibihamya urabikeneye kugira ngo uze kuba umuntu ushyitse, urugendo urimo urwizeye. Yego, amen. Reka nkubwire, mperutse kubona abarokore bafite indirimbo na Bibiliya bavuye mu materaniro, aciye ku gisheke aracyataka. Hanyuma mbona umusirikare aciyeho yubaha imbunda afite, yubahane uniform, mbona we nta kiri. Ndabaza ngo ariko se ubuwe ntiyarashonje? Ndamwejyana bazana ari kafani, kuki utarira isambusa ku muhanda wambaye uniform? Arambwira ngo reba hano urebe, uwampaye igisirikare yaranyandikiye ngo ntikizasuzugurike, kandi uwampaye uyu murimo yarambwiye ngo sinzigere ntesha agaciro uyu mwenda, kandi nzubahe n'uwo ndiwe. Nzarinde izina nitwa, nzarinde uwangira icyizere. Arambwira ngo kam uwamamagaye akamu uyu murimo, yarambwiye ngo nzihangane mu gihe ndi muri ako kazi, nziyubahe nubahe n'akazi nkora. Hanyuma mbona abarokore bafite indirimbo na Bibiliya, igisheke kwatu kwatu, chapati, ubunyobwa, ibiraha, imineke, sana nirire. Kandi Bibiliya iri mu kwaha. Ariko twagera ku rusengero turabasirikare benshi. Ayiwe bahe ko tuba tubaye zahaduye. Kumusirikare yiyubaha hakubaha umwenda, zonyine kwitwa umukristo wakabaye ubigendera, abantu bakabikubahira. Uzi gutambuka uri umukristo basifura ugakebuka, ariko se uri ihene bagaruye, uri umunyonzi barimo baraguhamagara,